Muraho neza nshuti mukundwa, ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nyiri imbabazi. Amahoro ya Kristo yasabane nawe. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, munsi wa 30 w'ukwezi, usoza amezi 9, ukwezi kwa 9. Imana yabanye nawe, zamura ibiganza ushima Imana. Mahiri yakosere kori ya baba. Haleluya. Umva, uyu munsi Imana ikugarurira icyubahiro cyawe. Imana ikugaruriye icyubahiro cyawe kandi kuvanye muri ibyo bibazo wari ubohewemo. Kandi Uwiteka Imana ikubwiye neza, yubahiriza ari intebe yawe. Ikubwiye neza, ikurutishije abandi bose. Yeremiya 52:31. Mu mwaka wa 37 Yehoyakini umwami w'Ubuyuda ari mu bunyage, mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 25 wako, Evilimerodoki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'Ubuyuda icyubahiro, amuvana mu nzu y'imbohe, amubwira ni neza, yubahiriza intebe ye kuyirutisha iz'abandi bamubagaho i Babuloni. Uwiteka agusubije icyubahiro cyawe, agusubije agaciro kawe, agusubije ibyo wanyazwe, agusubije uburenganzira bwawe, agusubije haleluya ibyawe byose arabigusubije, kandi akuvanye muri iyo nzu y'imbohe, akuvanye muri ibyo bibazo wari ubohewe, muri ayo madeni, muri izo ntambara, aho hantu wari ubohewe. Imana iraguha, yari yaragusezeranyije avuga ngo nzibyo nibwira, ije kubisohoza. Kandi Imana igiye kukubwira neza, Imana igiye gukoresha abantu bakubwire neza, Imana igiye gukoresha abantu bagukure muri iyo gereza, Imana igiye gukoresha abantu bagusubiza agaciro. Ntabwo Imana ibona igenda n'ibirenge, igiye gukoresha abantu, igiye gukoresha ba Evilimerodoki, Imana igiye gukoresha abantu nk'aba Evilimerodaki, Imana igiye gukoresha abantu nk'abo, igiye gukoresha abami, kandi igiye kubaza ngo mu mwaka we wa mbere Imana igiye kuzana abantu ku bwawe. Hari abantu bagiye kuza mu kazi, hari abantu bagiye kwimikwa, hari abantu bagiye kuza, hari abagiye kuvaho kugira ngo ugiye kwima agukura, kandi azakubwira neza. Ugiye kubona abantu bakubwira neza, Imana igiye kubakoresha. Zakire mu izina rya Yesu. Orikashakara baba. Mana urakoze, ndagushima, urabikoze, ubigenje neza, soje ibyo wavuze Mana, ngo ubahirije intebe zacu kuzitusha abantu, uratuzamuye hejuru. Byakire mu izina rya Yesu. Vuga ngo amina. Sangiza mwene so ubu butumwa. Hari umuntu uri mu nzu y'igeze, hari umuntu watakaje agaciro, hari umuntu watakaje ibintu bye, ariko Imana igiye kubikugarurira. Imana igiye kugarura agaciro, kugarura icyubahiro. Bisangize mwene so. Ndagukunda, Yesu aguhe umugisha. Murakoze.